umuhungu wanyu Baby Stone nkuko musanzwe mubizi kurikirana ikiganiro kuri Kigali TVC. Aka kanya kabisa tukaba turi kumwe n'icyamamare abantu basanzwe bazi umwe mu ba DJ usanzwe ukora cyane ubu kaba twamusuye ahantu yarari turagira ngo noneho tumwegere tumubaze amakuru y'umu DJ w'iki gihe. Ndabivuze nitwa DJ Pink. Andi umu DJ mu Rwanda w'umukobwa w'irwanya. Ya mu DJ mu Rwanda w'umukobwa wirwanyeho gute Pink? Uburyo bwose bushoboka. Nk'ubuhe buryo k'abantu birwanaho bwishi? Kwibeshaho umukobwa ukoreshejwe n'ababyeyi. Ya kwibeshaho nk'umukobwa hari uburyo abantu bibeshaho bitandukanye. We wibeshaho mu buhe buryo? Gukora akazi kanje nk'umwuga nk'uwo DJ mu byaza umusaruro n'utundi tuzi tuba turi apart from that. Ya DJ Pink abantu benshi bazi ko abakobwa bajya mu DJ benshi usanga ngo ari abakobwa bigurisha cyangwa se bababuze ibyo bakora ababyeyi babo ntabwo bibemerera. Wowe ubifata ute nk'umubyeyi wabifata ute? Njyewe icyambere nuko nabikunze ayibwira n'ababyeyi banje bakabikunda so ababyeyi babandi sinabyumva kubera ko kujya mu DJ umukobwa ntabwo ari kwigurisha nta nubwo ari uburayi akenshi babita indaya akenshi bakabita lesbienne ni ibintu biba byinshi bavuga ariko buri muntu nicyo atekereza abantu bose bafite imyumvire itandukanye. Ya bafite imyumvire itandukanye. None yo muri kudija ikintu kikubangamira cyambere ni nk'iki? Ikintu kimbangamira nta kintu kimbangamira. Ya hari ukuntu umuntu adija ugasanga abantu bari kumurira vayo tubyinane ibiki wowe ubifata ute nkawe? So ukora ibintu kugira ngo ushimishe abafana bawe. Hari icyo bagusaba kumva uri proud yacu wagikora ukagikora kugira ngo ushimishe abafana bari imbere uri gukorera akazi. Ya ni kubikora wowe. Ya Pink nk'ubwo ufite umusore mukundana adashaka akazi ku DJ kugakora ngo gakomeze ugahagarika uko aba yumva ko afite imbogamizi muri we nkawe uwo wakareka cyangwa wagakomeza? Ntabwo nakareka nagakomeza kuko nakazi nkora nkakunze kandi nagakunze kuva muto bwanjye still nawe. Umaze imyaka ingahe mu DJ? Hafi umwaka umwe gusa umaze kugera ku kinkawe nk'umu DJ w'umukobwa? Ntabwo navuga ngo ni byinshi kuko nta muntu umenya byose still urakomeza kwiga step by step ukagenda ugera ku ndi rwego rutandukanye ibintu byose bya mixing ndabizi ibintu byinshi. Ya Pink tugiye mu DJ bwo mu Rwanda kuko wari nacyo cyatuzanye hano ubu DJ bwo mu Rwanda bundi buri iki nkawe nk'umu DJ umaze umwaka karabo wasanze mu DJ iyo urebye ubu DJ bwo mu Rwanda urabona bubura iki muri wowe cyangwa se urabona ni igice kintu cyakorwa kugira ngo DJ bwo mu Rwanda bujye hejuru? Okay kubera ko ikintu cya mbere bakora no kugira ngo batere inkunga leta yacu itere inkunga aba DJ kugira ngo nabo bagere ku rundi rwego nk'ubwo mu bindi bihugu numva ari ibyo. Iyo urebye hagati y'aba DJ n'abahanzi ubona imbogamizi zaba ari nk'izi? Tumvikana hagati yabo. Ya ikintu gituma batumvikana ni nk'iki? Okay so nakubwira nk'ikira hari igihe umuhanzi aba akeneye umuplaying music gusa wenyine akumva ko agomba kuba ari uzakorera gusa nyine ibintu bya ruswa bikazamo gukena kandi anagaba ari sawa. Yakongera numva ngo kumenyekana ko umukobwa wo mu Rwanda bisaba indi support yo kwigurisha wowe ntabwo byarakubayeho? Wapi ntabwo nigurisheje. Wabonye connection mu buryo bumeze gute kugira ngo ugere aho ugeze n'undi mukobwa uri kubyumva wenda kumvira? Okay connection nabonye kugira ngo ngere aho ngeze mfite inshuti nyinshi z'aba DJ bamfasha bagiye bamuyanza promotion zitandukanye. Ninde muntu warakwigishije ubu DJ warabyize hanze waba ari ibintu wavukanye? Navutse mbikunda nabyigiye hanze ho gakeya ni then nongera kugaruka mu Rwanda ngishwa mfashwa hamwe n'aba DJ babiri DJ Ryan na DJ Brian. Ya DJ uvuze kuri DJ Brian. DJ Brian umufata nk'umu DJ urenze mu Rwanda? Ntabwo umufata nk'umu DJ urenze nta mu DJ urenze wowe niwe urenze ku giti cyawe. Ya uvuze ngo urenze ku giti cyawe nka mwarimu wawe noneho ntaga kurenza? Umwarimu wanje yaranyigishije arigera umwarimu akwigisha akaguhereza ubumenyi after ukaba wamurusha ubumenyi butandukanye. Amarushanwa umaze kujyamo katsinda ni nkangahe DJ Pink? Amarushanwa nta competition ndakora. Ya uramutse muri process. Ya uramutse uyikoze noneho ugahura na ba DJ Iratuzi cyangwa se ugahura n'aba bandi bakobwa ba DJ ba Brian uvuze bakwigishije uba wumva wabakora iki wabakoma?
cyane cyane ni confidence, gukora ibyo uzi, gukora ibyo wakunze kera kuva kera, ibyo bihagije. Ikintu cyose ufite confidence ugikora neza. iyo urebye ubona mbese mu Rwanda inkunga ku mu DJ ari nk'iyihe yahabwa kugira ngo abashe, kuko hari igihe nk'ibi bavuga impamvu mbona bafasha amagare cyane nta bintu by'ubusa bibamo, ariko usanga abahanzi n'aba DJ bambara uko bashaka. Nkawe ikintu uri kubona u Rwanda rwagufashamo mu nkunga bagutera ni nk'urwego? Ikintu badufasha cyambere of course ni financial, ni bikenewe cyane kubateza imbere, kubera ko hari ukora akazi kamwe k'ubudije akagataka niko kagomba kuntunga ahantu hose. Rero iyo nko duspose nko muri corona, muri no quarantine turimo, ntabwo bishoboka. Umudije bamwe barahagaze, twese nta bantu banamwe bari gukora. Urumva wa wundi wari uvugaga apapasinga kuri budije gusa nta mafaranga afite. Tunashimira ko bagiye batera inkunga y'ibiryo aba DJs. Aba DJs namwe babateye inkunga y'ibiryo? Bamwe na bamwe barabifashe. Ntabwo ari bose. Urebye n'aba DJ baba barateye inkunga y'ibiryo, nawe bari guteye inkunga y'ibiryo? Bateye aba DJ muri rusange sinza. Nawe bahora byo gutonda umurongo ku murenge. Nta biryo nafashe, ariko n'ababifashe ntabwo mbasetse umuntu ku giti cye, kuko ubwo nta nyine yarashobora. Haba harimo ibyamamare bagiye batera inkunga? Ntizari icyamamare ahubwo kidahari, bose ni ibyamamare ubundi. Hari n'aba DJ muri soko bari kurya amandazi, ubundi ni corona. Ntabwo ari kurya amandazi, rega ni ikintu kiryoha cyane, ku buryo umu DJ wamubona no mu muhanda kuri video wari kurya amandazi. Ntese ko ari proud yaryo, agomba kurya ko rikunze. Arega nubwo wakamera ko wafashijwe, wasanga nawe waragiye kwa mudugudu ati ndagakeneye oya ntabwo nagiye, ariko nanjye nza ko nshonje nari kujyayo. Ntabwo wari ushonje bitewe n'uburyo biteganyirije? Nariteganyirije. Wabaye aba DJ waba warafashije nkaye nk'umuntu witeganyirije? Nta mu DJ nafashije, kuko wari ufite ayawe. Nta wansabye ubufasha. Aha none ikintu wabwira aba DJ kugira ngo ubutaha hagere n'ikindi kintu kigaruka, batazajya kwaka kawunga ngo tuhahurire nanjye, uze twahahurira kandi muri abastari. Icyambere ni ukuzigama, then ubwo nitugira Imana bagafungura bino bihe turimo, bagafungura akazi gatangira gukorwa, amafaranga ujye ubona ujye uzigama konti gutyo kugira ngo ejo next ikindi gihe ibibazo bindi bizaza bitarimo corona uzabashe kuzigama ibyo ugomba gukoresha inyuma yaho bataraguha kawunga. Ya corona urabona yisha abantu besha abahanzi, n'abahanzi se wabuze baba barabihaye? Oya ndarengana nawe uza aba DJ nabo simbazi n'aba DJs muri rusange. Mwese barabahaye? Bose barabahaye, bari bafite inzara bakeneye. Abatari babifite ntabwo bigeze bagera kugira ngo bashobore kuba babifata. Noneho urangije walayi. None se DJ P, urebye nko muri ibi bihe turimo nibe bikorwa ufite uri guteganyiriza abanyarwanda? Turimo ndabashishikariza gukora ibintu, kuzakunda ikintu bita notebooks zatembera u Rwanda muri education. Nibyo bintu turimo nka company turimo yagutse vuba. Ndabashishikariza ababyeyi cyane cyane company zitandukanye, muri company bifite abana bazajya mu mashuri kame muko vuba amashuri ashobora kuzatangira. Turashishikariza kuzagura amakaye ya notebooks yanditseho tembera u Rwanda, ariho inyigisho zitandukanye, inyigisho zo umuco nyarwanda, icyo uko umwana yakiga, ibyo bita zampara, ibintu byinshi byafasha umunyeshuri. Rero yani ibyo bintu twateganyiriza muri iyi minsi, amashuri atangiye cyangwa biratangira vuba kugira ngo bizajye ku rwego ruhagije. Ushatse kuvuga ko umuziki wawe uparitse, ubu DJ usirebera ibintu by'amakaye? No, ibintu byose urakorera ko ntabwo bakora akazi kamwe. Nje ntabwo mwubeshye, ntabwo nkora akazi kamwe. Twari tuzi ko aba DJ bo hanze bakora akazi kamwe gusa, kakaba ariko kamutunga. Gute mu Rwanda mwe katabatunga ari kamwe gusa? Karadutunga. Erega nta muntu wahazwa, use akazi kamwe kaguhaza pe, ariko ubonye n'akandi ahandi bakakora. Kuko si nk'ubu ngubu ko nta DJ buri gukora ubusinde, turi gushakisha ahandi hantu. Hari ibintu ndi kugenda ariko mbona bari kwafisha ngo DJ kanaka yawe na runaka nta mafaranga biri binarimo. Nibyo Instagram. Ni competition ariko biraza tubiraza. Amafaranga nayo araza? Araza gace. Umu DJ wemera wa mbere ku isi cyangwa se mu DJ wemera mu Rwanda ni bo? Mu Rwanda nta DJ ntabwo ndemera ku giti cyanjye. Ikindi ariko kuba nemera ku giti cyanjye kitabo nyine nkunda cyane. Harimo ba Brianne, then ubundi umudije unyespira cyane DJ Redstone uba hanze. Ni umunyarwanda cyangwa no hanze? Hanze ntabwo ari umunyarwanda, unyespira cyane.
hari umudije uretse kuvuga bita DJ Señorita wo mu gihugu cya Kenya Nigeria aherutse kuvuga ko aba DJ bo mu Rwanda mugira define mukora ibintu mutabishaka. Biri bibaho tubyo nago nakubesha hari abantu bakora ibintu batabishaka just for fans kandi ikintu ugiye gukora ugishizeho umutima ugikunze ugikora neza kikakubyarira umusaruro. Ya noneho Pinky ndashaka kukubaza nk'umu DJ kandi umaze umwaka hari ibintu byinshi umaze kubona hagati y'umunyamakuru n'umu DJ n'umuhanzi. Ibintu kugira ngo iterambere ry'umuziki n'ubu DJ n'itangazamakuru byaguke bijye mu rwego rwo hejuru urumva wabwira iki nk'itangazamakuru ukabwira iki nk'abahanzi n'aba DJ muri make? Ya itangazamakuru ikintu isaba ni gufasha aba DJ n'abahanzi muri rusange cyane cyane aba DJ bira bintu byo kugira umu DJ kumugira nyine ari permanent wenda tuvuge kuri radio Rwanda cyangwa TV akabakora umudije umwe bakagenda bakora bafasha n'abandi ba DJ bake bakagenda babahereza nka shift bakajya bakora ama shift batandukanye kugira ngo nababandi bo hasi cyangwa nabo hejuru bagende hari nyongera bageraho. Ya ubundi impamvu bitabobona ari iyi yurebye ubona impamvu hagati yabo habamo ikintu cyitwa cy'umwiryane n'iki hagati y'iki n'iki hagati y'umu DJ n'umuhanzi n'umunyamakuru ubundi bapfiki ntago navuga ngo nicyo bapfa no ni nka ruswa kugira ngo uzajye ahantu babanza nibyaye n'ibita connection ko ufite connection n'umuntu runaka akajya connect ahantu kugira ngo ujye gukora ako kazi nibyo ngibyo utamufite still paka ushiramo kimeza zose kugira ngo nawe ugeraho ugomba kugera. Ya none se ubu tuvuge na note mu buzima bw'ubu DJ usayize ufite umuntu mukundana muri rukundo kubyikirije ntabwo uzi rwamenya ribi cyangwa nawe urabutsindagiye ya rumwe mu bantu bebe umwe mu basitari remeye ko afite umukunzi so ushobora kuba umwe mu ba DJ remeye ko afite umukunzi amufite ubu bivuze ngo aba tipe nta n'uwatereta mu bikundi byarabaye azatereta ariko tutakiri kumwe ko turi urabiteganya ziko mu tuzamuri kumwe cyangwa nawe ugiye kumera nka Brian ati ntabwo genze igera nambara ikanzu oya nawe uzigera wambara ikanzu aba DJ bakobwa ashobora kuvuga ati ngiye nirwa niyambariye deshire nifitiye drip zanjye zo mu rugo ubundi nkawe shere bakubwa tuzambara ikanzu wayambara ntayambara pe ubona ari fresh nta kibazo ako nyine ntabwo nyine umuntu ayikunda cyane abo nyikunda cyane ntabwo ukunda ikanzu wazakwiyambikira ikabutura ze nizo nundi ndazikunda ukazazijyana imbere ya ritari hari icyo se bitwaye kwiyambarira ikabutura imbere cyane kuko Imana ntabwo ireba ikanzu ubundi biriya bintu byo kwambara ikanzu nkawe iyo ubibonye ubifata nk'iki ni umuco ni nk'iki ubundi bishobora kuba ari byose nta kintu kitari umuco ibintu byose ni umuco ibintu byose ni mu mutwe icyambere wakambara icyo ukagenda icyambere ni confidence yawe iyo icyo uzi ko uri bugere imbere hano bya bindi byo kumanura amajipo cyangwa ibiki ngo byabaye bigufi genda uri confidence y'ibyo wambaye uko byambaye bireba abakobwa noneho bambara ibintu birebire ubundi babwira iki ntabwo bavuga iki biriya bintu baba bambara mu muhanda bagenda batega niyo mpamvu ugenda ubona basitara bagwa buri mwanya gereranya wambara utugeze aha ikibazo hari igihe abagabo bavuga ngo murabacumuza uwo bacumuza n'uwo washatse gucumura n'ubundi utabishatse kugira ngo wacumura ajya kukureba ko bazikiza ajya kumanuka hasi ajya kukureba hirya akurebye mu maso abareba ubwiza bwawe ubwiza bwe se arebye kubw'umukobwa nawe hari igihe mucumuza abantu ugasanga nk'umuntu mu mujyi yarangaye ari mu modokari ugasanga akoze agisida uwo nta kibazo ajya yikora kuko niwe wicumiye ku giti cye none se wamurenganya nka drip zo mu muhanda cyane hari drip zo mu muhanda ari zo mu rugo ari zo mu rusengero n'ibintu bitandukanye izo mu rusengero ubundi ziba zimeze nazo ni ubwenge bwawe se ntabwo najya mu rusengero nambaye gutya wambaye fresh ariko wowe neza kabisa nta kintu bazi bakubwiye ekada ya none se umumaranye imyaka ingana n'umukunzi wawe bundi tumaranye hafi tumaranye umwaka bivuze ko nta nubwo uzigiye mu maranye n'umukunzi wawe ndi kubibara fresh umaze gukundana n'abahungu bangaye pe nta n'umwe mfite uwo gusa uramwemeye na ex muri make ngira okay ya none pe ikintu nshaka kwibaraza nko mu DJ hari abapeta usanga hanini na hanini bo mu muziki azana indirimbo ya muri club ati urabanza umpaka ibyo bintu ntibirakubaho ngiye nkamusaba akantu ya kugira ngo umukine rega byose ni amafaranga manje ngomba kukamusaba ugomba none se okay wavuze ngo gufashanya no kugira ngo twumvikane uza nkawe urebye na upcoming yakoze indirimbo yihirinze
umuvu wamufasha iki nkawe akunganya mufata indirimbo yanjye wayinyinira hano muri club turabarana mani turabarana nkayigukina nta byada yaba adafite uduciro agacomo nyine urabanza ukaduhiga igaka tuba turi guhiga nizo struggle tu cyane yabivuze ngo mu Rwanda kugira ngo ikintu cyose gitera imbere kijyanye na entertainment no kubanza umuntu agakora ikofi urakora ikofi ubundi ibintu byose gusa nutayampereza nzararira babwirwe cyangwa undi ariko muri club ahantu ukora ubuhembwa urahembwa ariko se iyo uhembwa yonyine niyo ugomba gukorera ibaze kuba nk'umupeti yavuye muri Nyaruguru azi ko DJ Pink kuki yabonye itike imuvana Nyaruguru ikamugeza he mu mujyi yayigujije agomba no kuguza nayo agomba gutanga mu kindi muri club ntago ibintu byoroshye kabisa ariko icyambere ni ubwumvikana azaza twumvikana ubwo bwumvikana buzazamo agaceri hari igihe kabaye katanu koko se none ni mane DJ Pink umu DJ mu Rwanda ubona ukora ibintu biri mu mucyo cyangwa se uko ufasha abantu ni nkande we wavuga ukavuga turiya muntu ni umunyarwanda be nacu namufatiraho intangarugero DJ Bisos arafasha cyane DJ Bisos ubundi Miratarapfa arafashaga cyane birenze ko bitekeza ku DJ Bisos ngenda mukunda arafasha cyane bihagije ubu Bisos ni usigaye mu bantu mu Rwanda baba DJ bari gufasha ngiye ndamukunda kuko arafasha niyo mpamvu mwaba mwarahuyeho gato akagufasha ntabwo aramfasha ariko haraba yafashije yampikira no dusoza ikiganiro cyacu ugira ikintu ubwira abanyarwanda muri makeya nk'umu DJ twarinze gushakisha twayize kugira ngo tumubone ukadukundira ukaza kuri Kigali TVC ukavuga ati reka nze tuganire nta kibazo wababwiye sinabwira abanyarwanda nko muri ibihe turimo bikomeye bya coronavirus tugomba kwirinda kwambara agapfukamunwa neza gukoresha sanitizer ibindi byose byatuma utandura ikindi kugira isuku ahantu hariho hose ugomba kuba uri kugira isuku ahantu nkawe mbese kuri diripu zanjye yo yari Kigali TVC kabisa muri gukurikirana n'umuhungu wanyu Baby Stone mbabwira ko buri munsi nzajya mpambaye ibintu bishyashya buri munsi urabwira icyo abantu bakurikiranye Kigali TVC DJ Pink abantu bakurikiye Kigali TVC ndabashishikariza kujya follow subscribe ibintu byinshi cyane kuko iyi ni channel ije neza kandi mu kazi kose channel neza iri mu kazi kose yari umuhungu wanyu Baby Stone narindi kumwe n'icyamamare cy'abanyarwanda DJ Pink n'umuhungu w'abanyarwanda Baby Stone aho ubutaha tuzasubira kabisa.